yego nibyo yaberino nta mpamvu yo kuvuga kuko ibintu ukora urabizi. Uyu mujeni bamwita Kiwi, iyo atagutwaye utwara inda, uri umukobwa atagutwaye utwara inda, aratwara ntibagarure. Niwe muntu wa mbere utwara abasitari hano i Kigali, akabavana aho bagiye kunywera n'amashuro yabo akabageza iwabo. Bamwita Kiwi, singuri ndakubeshye. yego nibyo Siko kazi wize free ewana cyane kabisa. Abasitari bose cyangwa se buri muturage wese ushaka umushoferi driver agomba kumpamagara nkaza nkamutwara. nanjye wantwaye. Dore uyu munsi natwaye na buri kantu na buri nguni. Reka na Reka bimeze bite se? Ino ni wane umutekano ni wose. ariko urabibona kuri igikara. Abantu benshi banyita Kiwi ariko njye nibaza impamvu banyita ariko wamagana no kubera iki bakwita Kiwi. ubwo uzi ukuntu dushobora kuba twabigenza. Dushobora kubaza Clapton impamvu yagendeyeho anyita ubundi Kiwi, ariko impamvu yenda tutiriwe ducanga abantu. Twari turi kuri set, nibwo bwa mbere twari tugiye gutangira gukorana mu muturanyi. We na Rufosina baricara baribaza ngo ese ni gute dushobora kuba ngo ese ntirihe zina nshobora kuba nakoresha muri filime nyine to. Barangije rero baricara bavuga ati ariko nta kuntu umuntu yamwita Kiwi. Birangira nyine banyise Kiwi, birangira bigenze neza cyane. Kiwi ntoya. Kiwi niyo mpamvu rero ariko banagendeye ku gikara cyanjye nyine. N'ubundi bagendeye kuri black yawe, ubwo niyo mpamvu sawa ntari. Bagendeye ku gikara cyanjye ariko ikintu nshimira Imana mu mazina yose niswe izina Kiwi ni izina ryese rimfasha cyane guhita ryirukanyisha ibintu byanjye nyine bigahita bigera aho numva nshaka. Nayo nariswe amazina menshi, ubundi abantu benshi bari banzi ku izina rya Senegale, ariko nyuma nahise nitwa Kiwi, abantu leta rifata fresh Senegale. cyakora hanyuma icyo twabwira mwe mudukurikiranye, mukomeze gukora subscribe, kore ko kazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma yica no muyumugisha, ubwo kuyumugisha nyine no kuya subscribe. Hanyuma ikindi nababwira mumfollowing kuri Instagram ni Fisi Nyamunini, TikTok ni Fisi Nyamunini, Facebook ni Fisi Nyamunini, na YouTube ni Fisi Nyamunini. Imana ibahumugisha, ndabakunda cyane. Sibyo Kiwi? Kabisa, kandi bajye bakomeza badushyigikire nyine, barabizi ko aka kazi dukora kadusaba imbaraga nyinshi cyane. Urumva ntabwo tuba tukiryama nyine to. Ubwo tuba turara tugenda, tuba twirirwa twirukanka kubw'abafana bacu nyine, tugira ngo tubahereze ibintu byiza cyane. No guhiga. Niko isi iteye. Rero bajye badushyigikiye nk'uko urumva nyine hari ukuntu biduha imbaraga nyine byo gutuma twakora n'ibindi ejo nyine to. N'ubundi kabisa. Sawa, Imana ikomeze kubarinda aho mwari muri hose, abari muri Amerika, mu Bufaransa no mu bindi bihugu. Mwese mupfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Nyagasani akomeze kubareba icyoroshye. Ariko ngiye mitanirika mite nkubaza ikibazo kimwe Fisi. Kubera iki iyo umuntu agiye nko gusuhuza abantu, kubera iki ahita ahererwa utamasimbi, kubera iki adahera mu rugo ukajya kumva umuntu nimba aragiye gusuhuza nk'abantu wowe kugira ngo avuge ngo ntago uzi impamvu ibyiza ari bwota amasimbi. Ibyiza impamvu ari bwota amasimbi, urukumva? Ibyiza impamvu ari bwota amasimbi, bwota amasimbi nyine naho haba ari fresh, kuko abantu baba bakeneye kutureba no kumenya wagwana no kumenya uko twaramutse n'uburyo tumezemo. Rero abo mu rugo n'ubundi tuba duhorana. Niyo mpamvu iyo tugiye dusuhuza n'abanyarwanda bari bwota amasimbi, kuko tuba tutabasha guhura nabo. None se kubera iki umuntu agenda tubare sibyo uri Nyamirambo, kubera iki udahita uvuga ngo ndasuhuza abantu batuye i Kanombe cyangwa se batuye Nyarutarama, ahubwo tuvuga ngo ndasuhuza abantu bo muri Amerika? Tuba tuhuza abanyarwanda bose muri rusange, n'abari muri Amerika no muri diaspora gatandatu, n'abandi nyine bari hirya no hino ku isi nyine. Ubwo impamvu mbikubajije, njye numva abantu benshi bari gukora amafilime cyangwa abantu bose bari gusuhuza abantu, haba kuri radio cyangwa se he, ujya kumva umuntu aravuze ngo we wanangunda suhuza ngo abantu bari muri Amerika naha cyangwa se muri Canada, ntago ahita avuga ngo ndasuhuza abantu ba Nyarutarama cyangwa se biterwa burya n'umuntu. Biterwa n'umuntu, ntago ari buri muntu wese.
ngiye rero ukuntu nteye bajya bavuga ngo ujya ngo nimba ari uburezi bubanza uburezi harya arabanza akabwitera kera uburezi arabwibanza. ngiye rero mpita mbanza nkasoza nk'abantu batuye aho za Gacuriro. Ese cana n'ibiganiro cyane ya filime ni ibiganiro ni ibiganiro abantu subace ubabwira iki? tuvuga ngo ngiye ikintu mbabwira twicara tugakora topiki turangiza tukaganira ku buzima. Uyu munsi ndimo ahubwo nawe ndahita mbikubaza sibyo. Ndashaka kubaza uyu munsi icyo bita ijambo umusitari kuri wowe ni iki? Warisobanura gute mu magambo makeya? Ijambo umusitari ni nyine umusitari ni umusitari. Umusitari ni umuntu wakagombye kwiha agaciro, ni wa muntu nyine kubera ko aba ari imyenyeri ya rubanda, ni wa muntu utakagombye gukora ibintu byo kwiyandarika, gukora ibintu bibi, ni wa muntu wakagombye kwigisha ahubwo abantu kubera ko ibyo avuze bahita babyumva vuba bitewe n'uburyo bamukundamo. Urukumva mbese nyine umusitari ni umushinga munini. Umusitari wari umuntu munini cyane. Iyo mvuze munini ntabwo mvuze nk'uko kwanjye kuba munini, mba mvuze umugari, kuba mugari. Noneho urakoze cyane. Ubwo abantu babyumva bazi kwandika muri komenti batubwire koko fisi binasobanuye nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Noneho irindi jambo nanone ngiye kukubaza naryo urinsubize nk'uko bikwiriye. Ese uyu munsi fisi hari ibintu tujya tubona ngo uri umusitari runaka ugasanga nyamara hari ukuntu ushobora kuba wakwicwa n'inzara, inzara ikaba yakwicira mu nzu, ukananirwa nko kwishyura inzu cyangwa se ukananirwa kuba wakihahira cyangwa se nyine ukabona ntabwo uri kubasha kubona udufaranga. Umusitari we urumva dushobora kuba twagufasha mu buzima busanzwe, warangiza ugasanga wenda ufite izina rinini tu sibyo, ukavuga ngo kubera ko njye ndi umusitari ngo sinakora ngo aka kazi. Ubundi mu by'ukuri hari akazi umusitari atakora k'amaboko afite imbaraga cyane rwose. Umusitari ntiyakora ikiyede, umusitari ntiyakora igifundi, umusitari ntiyakora mu kabari, ntiyakikorera cyane ibyo mu isoko, umusitari ntiyakora mu kabari. Umusitari ntago yakora nyine akazi nyine gaciriritse. Niyo mpamvu ubusitari bwawe wakagombye kububyaza umusaruro hakiri kare. Nimba uri umusitari cyangwa se ugize amahirwe ukaba umusitari ukabyaza ayo mahirwe ubwo busitari bwawe kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi utazandavura ugasanga nyine kubera ko uri umusitari. Kandi kuko ubu ngubu hariho abasitari b'abakene sibyo. Mu basitari b'abakene harimo abo tuzi, urumva, mu basitari b'abakene harimo abo tuzi, urumva, harimo abo tuzi harimo n'abo tutazi, ariko abenshi turabazi. Rero ugasanga umuntu ni umusitari ariko w'umukene. Rero mu kuba umusitari w'umukene ubwo ni wowe warabyiteye, kuko ntabwo waba warabaye umusitari ngo hanyuma ubure kubibyaza umusaruro. Kuko nk'ubu nkawe dukoranye iki kiganiro ntabwo wancika utamaye ibihumbi nibura 10 agacumi. noneho fisi yenda sinkuciye mu ijambo mbabarire ndi noneho reka nkubaze. So yenda wowe ufite ibiro byinshi pe sibyo, yenda umuntu ntiyaguha akazi ngo ushobore kuba wakikorera, ariko se tubarenda uri umusitari runaka sibyo, uhuye n'umuntu arakubwiye ati mfite akabari sibyo, ndashaka kuza kugakoramo ukazajya useriva, yenda nkazajya nkukubita nk'iryo jana ryawe cyangwa se nkagukubitira igitano ryawe, wavuga ngo ngende umusitari ngo ntago najya gukora muri ako kabari koko? Ntago nabyemera. Ntago yenda wowe kuri wowe ntago wabyemera, ariko se mu by'ukuri uramutse udafite ubushobozi bushobora kuba bwakwishyura ubaye uri umusitari ukaba uri umukene ako kazi wakemera ukagakora. Icyo rero nicyo nashakaga. Ariko noneho njyewe sinagakora. Yego wenda byumva, ariko none ndi kwibaza umuntu uba udafite ubushobozi bwo kwishyura inzu sibyo, ugasanga kurya ni danje, ndashobora nko kuguhamagara fisi akakubwira ngo mani fisi none se ngo bimeze bite mani, ngo kubona ngo muri ghetto byanze ngo mbabare ngo kankubita yenda ngo ukabungurije nk'agatrane cyangwa se ukama nk'agacumi ko mbona byanze nyine ngo ukandemera sibyo. Kandi mu by'ukuri afite amaboko nawe kandi afite imbaraga kandi afite ahantu ashobora kuba yatumika akazi akaba yabona ayo mafaranga. Mu by'ukuri nk'uwo muntu we wamubwira iki
Okay, wavuze wahise unakomoza ngo ntabwo wakora ikiyede, ngo umusitari ntiyakora ikiyede. None se ariyo mahitamo yandi afite, yakwicwa n'inzara cyangwa bakamusohora kandi afite ahantu ashobora kuba yakora nk'iminsi 10 agakoreramo ku munsi ari butani 3,000 byiwe, icyo kiyede cyo ntabwo yagitumika? oya sha ni izina ry'Imana ishobora byose. Umusitari wakoze ikiyede ntabwo aba ari umusitari, nta nubwo uba ukiri umusitari. None erega iyo tugiye mu mafaranga ntabwo tuba tugomba kugendera kuri icyo ngicyo. Reka nkubwize ukuri rero, ni ukuri pe. Abantu benshi turakennye, abandi turakize, ubwo ndi kuvuga abanyarwanda muri rusange, cyane cyane b'abasitari. Ntago rwose ntabwo ushobora kujya gukora ikiyede. Ubu se reka nkubaze ikibazo, sibyo akantu nsubiza. Umuntu witwa Nzovu yakoze ikiyede, akora ahantu nyine akajya ajya guteka, akajya batekera nyine aba umushefu ku izine wabo. Ariko ibyo byose yabikoze ataraba umusitari. Amaze kuba umusitari, kubizi ko Nzovu hari igihe nyine yabaga nta mafaranga afite, sibyo? Hari igihe kigeze kugera Nzovu ntiyaba afite amafaranga, kuko atigeze ajya mu kiyede. Sinzi impamvu wenda bwatagiye, ariko urumva none se reka nkubaza, sibyo? Okay, ndaguha urugero rwa hafi impamvu nahise nkubaza icyo kibazo. Njyewe uyu munsi ndi umushoferi, sibyo? Ndi umusare. Urumva ku muntu ukeneye umushoferi ahantu yagiye kunywera, cyangwa se akaba yagize nk'abashyitsi mu rugo iwe, ariko bakaba banyweye ku nzoga, so bakaba bakeneye gutaha, so ahita mpamagara nkajya kubatwara. Urumva igisare. Cyangwa se nkaba najya nko muri weekend nk'ahantu ku kabari haba hahiye, so nkagenda nkaba nakorerayo, umuntu usohotse yasinze akeneye umushoferi agahitamo akazi nkamutwara. Ariko ikibazo gikunda kubaho ari igihe nkunda kuhakubitana n'abastari bagenzi banjye dukenana mu mafilime, cyangwa se nkakubitana n'abafana banjye, so bakibaza impamvu nkora akazi k'igishoferi. Nyine bakavuga ngo none se ngo umuntu w'umustari ngo yakora nk'igishoferi, nyine ukabona babitinzeho cyane, babikomanseho byatari. Ariko fisi ndagira nkubaza, nimba uyu munsi nshobora kuba najya gukora nk'akazi k'ubushoferi, sibyo? Ugasanga kananyinjiriza kurenza uko amafilime yanyinjiriza, sibyo? Ugasanga wenda ijoro ryanjye ntanye nk'ako gasenkani kanjye, urambwira ngo ako kazi ni kabi, umuntu yakabaye kuba kagusekera ngo nuko ukora ngo ako kazi? Ako kazi ntabwo ari kabi, ako kazi ni keza, ahubwo ako kazi kawe ni keza, kuko ntiwiyandarika, ntabwo gaciriritse, n'ubusitari bwawe urabukomeza kandi wagakoze. Okay, ngiye ikintu mbikundira, sibyo? Aka kazi kanjye nkora k'igisare, k'igishoferi, so kamfasha kudasuzugurika. Fisi ntabwo dushobora kuba twahurira nk'ahantu mbwire ngo fisi ukambwira ati Eugene kibi bimeze gutya na gutya, wangenje gutya na gutya ngo wenda ngo dutandukane gutya, sibyo? Nshobora kugutama akantu, cyangwa se wanansura iwanjye, ndabizi neza ko utakwicwa n'inzara cyangwa wicwe n'inyota. So urumva hari ibyishimo birenze ibyo ngibyo? Oya, nta byishimo birenze ibyo burya. Kandi erega Imana nigenda ibikora, Imana igenda ibikora gake gake, urukumva. Imana ntago yatuma usuzugurika kandi yaraguhaye izina. None se reka nkubaza ikibazo, nk'ubu nkanjye wavuga ko nkora akazi ka danje kameze gute? Wari wabona ari akandi kazi uzi nkora kiwe? Oya, ntako kazi. Si bino bintu bya filimi, ibiganiro, wenda no kujya mu ndirimbo z'abahanzi, cyangwa se ngiye TikTok yanjye iranyishyura, Facebook yanjye iranyishyura, na YouTube yanjye iranyishyura. Oya, wenda YouTube yo ubu ngubu kubera ko YouTube yanjye nari mfite narayiriye. Wowe usigaye warigize umushoramari w'amacana. Urumva? Ariko tujya tuvugisha ukuri, hari ikindi kintu uzi ngewe nkora? Oya, aho ngaho rero wenda usibye ko ndi umwana wenda wo mu mujyi ufite se na nyina, kuko ngewe ngira ngo urabizi ko nsanze mu rugo iwacu. Nje ni nacyo kintu ngukundira. Ntabwo wabonye papa wanjye na mama wanjye? Nabonye, ariko ni nacyo kintu ngukundira fisi. Uyu munsi nk'abantu mwatangiranye, uyu munsi ushobora gusanga utari umukene yarakize, cyangwa se utarakize uyu munsi ari mu biyobyabwenge, ariko wowe ntabwo kuva watangira kariyeri yawe, nta nkuru nimwe twabona yakwanditseho ngo fisi ngo yaraye mu kabari, ngo fisi ngo bamufunze ngo kubera gusinda cyangwa se ibiyobyabwenge, ngo fisi ngo yasindiye ku muhanda, ngo fisi yasindiye ku muhanda, ngo cyangwa se ngo fisi ngo twamuguyeho mu rugo iwe, ngo basinze, ngo cyangwa ngo fisi yagiye mu ndaya, ngo cyangwa fisi nibyo ngewe nkora biba ari prank.
bitandukanye nuko hari abasitari uyu munsi dukubitana nabo mu kabari bafite amazina aremereye sibyo ugasanga yasindiye mu kabari rimwe na rimwe yabuze amafaranga yo kwishyura cyangwa se mugakubitanira mu muhanda yabuze amafaranga yo kwishyura moto cyangwa se mugakubitana nyine yayoyomye urabizi nawe ariko Imana ngiye mbishimira Imana nyine kubona kariyeri yawe urimo hari ukuntu ugerageza kubungabunga izina ryawe nyine to n'ubundi rero ni nayo mpamvu nanjye ngerageza kuhasoringa ntabwo ndyama nkora amasaha yose haba ku manywa haba nijoro amasaha ndyama n'amasaha nkora uba usanga ariyo menshi cyane nyine nkora cyane kurenza kuryama kandi ndabikunda cyane kandi hari icyo bimaze kungezaho cyane komeza ukora cyane kiwi gukora cyane buriya bigira icyo bikugezaho naho gukora gake nyine gukora gake nyine nawe ubwo urabyumva uhita ugenda gake ugiye gake rero uba warangiye ariko iyo ukoze cyane biba ari fureshi cyane nicyo nahita nanibwirira abanyarwanda bakurikira iki bari budukurikire hano baze gufatana nimero zanjye ku muntu uzajya ukenera umushoferi bajye bahita bamamagara direct hano muri Kigali wanamfata akamoto nkahita nkusanga aho uri vuba na bwangu nimero ndaza kwandika munsi y'ikiganiro nta kibazo kabisa kandi urakoze cyane Fils urakoze cyane nawe igihe kino nakibwira abanyarwanda badukurikiranye cyane cyane urubyiruko ushaka gukina filime wese amamagare kuko ndashaka gutangira gukora filime nziza nimero yanjye ni 0788991179 umamagare uri umukobwa mwiza apana wa mukobwa ufite isura imeze nk'igikoma umamagare uri umukobwa mwiza twikorere filime umamagare uri umuhungu mwiza twikorere filime niyo waba usa na kiwi nta kibazo munyumvire uko natangiye ariko ibintu Fils avuze nibyo ni fresh kabisa ariko nanone nimumuhamagare mumutesha umutwe ujye umuhamagara ufite ikintu kizima ugiye kumubwira nyine nibyo byiza cyane fresh kimwe nuko ushobora kumwandikira WhatsApp yiwe ntari bito sawa rero nyagasana barinde Imana ibahe umugisha mwibuka gukora subscribe kuri Hogoza TV ukuri Fils Nyamunini TV mwibuka gukora subscribe no kuri Shenge TV hanyuma izo zose ni channel zanjye hanyuma mwibuke kumfollowinga kuri Instagram ni Fils Nyamunini TikTok ni Fils Nyamunini Facebook ni Fils Nyamunini hanyuma kandi ikintu nababwira nanabifuriza mwa abanyarwanda mwe muze dukore YouTube kuko YouTube harimo amafaranga menshi cyane nitaka nishwashwa ntago twebwe twayamara ayo mafaranga arimo gerageza nawe ukora ka YouTube channel nushaka wajya ubyina ariko ukabyina indirimbo za wapani z'abandi ngo uzaba monetize wajya ubona amakuru yo muri karitsiye wenda nk'abantu bari kurwana bakubitana nk'amasafuriya cyangwa niba ufite nk'inuza nk'amakuru y'umugore n'umugabo bari kurwana abantu mamagara igiye nkwira amafaranga agiye nifatira iyo nkuru urumva mufungure YouTube channel wana mushaka amafaranga Imana ibarinde rero ndabakunda cyane hanyuma bari bwota amasimbu bw'akanimero mwakumvise Imana ibarinde turabakunda cyane sibyo kiwe yego nibyo uyu munsi naganiriye na Fils kandi ari byiza twaganiriye uyu munsi abanyarwanda bamubonye bamwibazaho cyane bibaza ngo ise ibintu bye bikora gute yego ni umuhanga yateguye iki kibuga kuva na kera hari abana benshi cyane bavutse baza bamusanga muri iki kibuga uyu munsi hari abantu babifuza gukora nk'ibyo akora cyangwa se hari abantu babifuza kuba bahura nawe uyu munsi hari igihe umuntu akubitana nawe muri quartier akaba yatangara cyane cyangwa se akaba yanamwegera bakaganira akamubwira ati jewe nakuze nkunda filime zawe ariko uyu munsi birashimishije kuba nahura nawe ukabona koko yabahaye ibyishimo byiza niyo mpamvu uyu munsi kuba twakunda Fils cyangwa se kuba twamufana tukaba twamuba inyuma ni byiza cyane ni by'agaciro yarabikoreye kandi yarabiharaniye imyaka myinshi cyane uyu munsi ni umwana wakuriye hano mu Rwanda ariko amaze gutembera ibihugu byinshi cyane kubera umwuga we wa filime ni wa muntu mushobora kuba mwaganira yicisha bugufiya iyo muri kuganira ashobora kuba yaguha amayide meza cyane ashobora kuba yaguhindurira ubuzima
ashobora kuba ataguha amafaranga ariko ibiganiro mwagirana bikaba byaguhindurira ubuzima. Yego nibyo, abanzi neza banyita Kiwi. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko abanzi neza banyita Eugene. Ndi umukinnyi w'amafilime ariko nk'abandi ni umukomediye. Yego, uyu ni Fils nawe ni umukinnyi, nari namusuye mu rugo iwe. Twese turi abakinnyi ba filime tukaba n'abakomediye. Ni ibintu by'agaciro, mwese turabakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe ku mbuga zose twababwiye. Ciao ciao.